amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago. Iyo wakoze agisida ugacika akaguru bakwita nde? Iyo wapfushije umugabo bakwita nde? Iyo wapfushije so na nyoko bakwita nde? Ubu njye nuko nitwa. Ndi imfubyi warikuraho ukajya he? Amazina ya gatatu, umva reka rihuta. Amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyo dukora. Unyonga igare bamwita nde? Utwara moto bamwita nde? Utwara imodoka bamwita nde? Uwubaka bamwita nde? Umufasha bamwita nde? Ubu njyewe nitwa nde? Pastor. Amazina twitwa n'ibyo dukora. Agisida bwa mbere saa 8 z'ijoro nyirinzu abizi neza ko manitse akaguru muri saa 8 z'ijoro yanyohereje message ivuga ngo uribuka ko itariki y'inzu yarenze, ni inshingano zanjye kubikwibutsa Pastor, kandi aryongeraho. Bandi barasinziriye, nge ndi ku buribwe bw'akaguru kambaye igisima. Mandi taburi kwibigenza muri ako kanya mpita mbona akamesaje. Ubundi hari utumesaje ubona amazeru ukajya uyasubiramo kandi ari ku manywa. None hari nijoro. Ako kanya minota 30 mbona amafaranga ku buryo namwishe 100,000 hasigaraho n'ibindi kuri telefone. None icyanejeje niki? Ejo bundi nari ndyamye iwanjye akaguru gamanitse. Ndivuga ngo nubwo nabazwe ariko ndi iwanjye nyirinzu. Ase uragira ngo nahanura inzu nabuze uko nyita isanzure ni ikintu cy'ikigere cyadanje. Tagira ngo ni inzu gusa, uruntu rw'uruzu. Gupfa wenda ntago urumva utazapfa bitewe n'ibyo Imana yakuvuzeho. Reka mbivuge gutya, korera Imana ngo bari gutera ikinya ni mugoroba, ko bagutera ikinya ukahita ukuraho. Barakise kwe bashumba uri kubyumva kandi amitse gangara kigutera bakuriye mu mashuka ashaka kubafasha. Garega twabirangije ibindi turabyikorera. Rero haba harimo n'utuntu tw'utumikoro mbese bagashyiramo indirimbo bakubagura kumva indirimbo. Uwo mudogiteri yitubwira ngo mushyiramo iza wa musore wabo wa mubwongo ni Israel Mbonyi yavugaga. Nararirimbye mu mutima. Neno bakuru bakubitamo forezo bari bucomeka amahuru kanyuma. Neno kaya wumva utuntu turi gushirira nabanje kugira ngo ni insinga zahiye mwana. Shaka kubabwira ngo dusohoke birimo birashya n'ihumurije numva n'ubwatsi butugufwa twanjye we. Korera Imana nk'uri bu gagare mu kanya mwana. Kandi nagiye kwa muganga nitwaye. Mana yamaye n'ikimodokari giparitse. Shobundi ndwaye. Aduciye amafaranga menshi. Ariko mituweli iradufasha twishyura amafaranga. Iyo umuntu ari kuvuga 100,000 kubera utwuma banije tu. Ngo kandi bazadukuramo. Nenzi ko natuguze none ngo bazanadukuramo ntago natujyana. Turimo indani. Baragutiza mwana. Madama avuye kwishyura ibyo 100,000 yaje ari kurira. Ndamubaza ngo nukubera iki? Arambwira ngo iyo twabyaraga twaburaga 3,500 dufite mituweli. None sheri mvuye kwishyura kandi ndababajije ngo nishyure kuri mobile money cyangwa nishyure cash. Mani ko nabonye uburyo nivuza nahamagaye ntago mwabyumva. Agafuka k'umuceri twebwe ntago gashira kuri ukabona kamanuka kibaza ati bagateretse hejuru y'umwobo. Merutse kubaza abo baji banje
abo bakomando twibana na kuyi imihanda ndababaza ati ariko kagafuka k'ibiro 10 ka kawunga mu gasonga kangahe bahita banyita vierera tumva vietu tivieti tugasonga kabiri hagasigara ikiro ibaze abo bantu wabagurana ikoti ry'120 hago byavamo iyo ngiye guhaha ugira ngo ndarangura ndacuruza none hariya twimukiye babonye kuntu mpaha bahita baza gusaba ibiryo by'ingurube ati pastor turere ibiryo bisigara biba ari iby'ingurube mujye mubiduha twe ntago dusigaza turunyugu tuva ku meza dukombye nsabe madamu yigire hino yashumi yanjye yanyemeye mwana Lumva mwebwe imitoma yanyu nyine ni ya yindi nanjye ni y'imihanda yaranyemeye nazaga hano narakuyeho warakoze kunyemera ariko Yesu nta soni agira mwana ubundi kumpamagara mu giterane cyo gushima Imana agisida bwa mbere 8:00 z'ijoro nyirinzu abizi neza ko manitse akaguru muri sala 8:00 z'ijoro yanyohereje message ivuga ngo uribuka ko itariki y'inzu yarenze ni inshingano zanjye kubikwibutsa paste kandi aryongeraho bandi barasinziriye nge ndi ku buribwe bw'akaguru kambaye igisima mandi taburi kwibigenza muri ako kanya mitambona kamesaje ubundi hari utumesaje ubona amazeru kajya yasubiramo kandi ari ku manywa none hari nijoro ako kanya minota 30 mbona amafaranga ku buryo namwishe 100 hasigaraho n'ibindi kuri telefone none icyanejeje niki ejo bundi nari ndyamye wanjye akaguru gamanitse ndivuga ngo nubwo nabazwe ariko ndi wanjye nyirinzu ase uragira ngo nahanura inzu nabuze uko nyita isanzure ni ikintu cy'ikigere